Okay, reka twongere dusuhuze abakunzi bacu baho bibera TV nkuko mubizi nkuko mumenyereye. Iyi ni channel yashyiriweho kugira ngo ibashimishe, ibahe ibiganiro ndetse izamure abanyarwanda muri rusange ndetse n'abafite impano zikiri hasi tubazamure. Niyo mpamvu tubasaba kugira ngo aho muri hose mudukurikira mujye mwibuka gukora subscribe, mukore share and comment kugira ngo tumenye ibyo twabateguriye. Nkuko rero musanzwe mubizi kandi mutumenyereye, uyu munsi twabazaniye wa mwana ukiri mutoya ndetse ufite n'amateka menshi mu buzima, waduhaye igisigo muheruka kumva ubushize. Twagira ngo tumugarure yongere aduhe ikiganiro, tumubaze imva n'amavuko ubuzima bwe. Rero ujye gutangira ubwira abadukurikiye amazina yawe. Yego, amazina banyita Irakoze Jonathan. Aha, Jonathan, mu buzima bwawe wabayeho mu buhe buryo muri rusange? Icyo numva nasaba abanyarwanda nuko bankurikira kuri channel yitwa Aho Bera TV YouTube, bagakora n'ibindi bisabwa bakara video bakazirangiza. Aha, Jonathan, washimira byibuze umuntu umwe wagize uruhari rwo kugira ngo agukore mu mihanda, agorere mu ishuri niba wabukimwibuka cyangwa se umuzirikana? Cyane ndamwibuka, nashimira umuntu bita Dose Perefe, naragiye aranyakira ku kigo cye atitaye indeshyo yanjye naho nari ngiye kwiga, ntibyigeze bimutera isoni ahubwo yaranyemereye ndiga, akomeza no kumfasha mu bibazo. Hanyuma rero wakongera ukatunyurizaho agace gato kuri cya gisigo cyawe cy'ikaramu kugira ngo byibuze n'utaracyumvishe mu minsi yashize yongere yumveho uko cyatangiye, ariko byibuze utaha uzatuzana ibindi bisigo byinshi kandi birebire, natwe twiteguye kugufasha muri rusange. Amazina banyita Irakoze Jonathan, Aho Bera TV. Rero nkaba ntari mbafitiye igisigo inganzo bise ikaramu, nkaba ngarutse nsa nkubazwaho utubazo. Murakoze cyane. Maze rero kwisi nakunze ibintu bitatu, ntimuze kunseka. Kwisi nakunze Imana na mama, nongiye akantu bise ikaramu. Ikaramu ndayikunda. Nari imbata y'imihanda, icyo nza ari ugushaka ikindi shaka, sinkamenye ko hakabayeho ubundi bwenge bwo kwicara mu ishuri ngo nzimure na teacher. Nkunde mve mu itimu y'abazatura imageragere, reka se nzafata ikaramu numve ngo imbanye isukari, nga yabasigaye bandavura imihanda. Burya rero kwiga nti ikintu kizima, gufata ikaramu tugakunda kwiga, nge mbona byaba ari ikintu kizima. Nk'urubyiruko aho muri hose muze dukunda ikaramu, ndetse abari mu mihanda ndabashishikariza kubivamo yuko ikaramu ntacyo yadutwara. Hari benshi yagiye irengera. Murakoze.